Okay guys, tugarutse muri video yacu ya kabiri tugiye kubikuza noneho Vigor token zacu cyangwa se Vigor network coin zacu. Nuvuga ngo ku muntu wamaze gufungura MetaMask ye ni urugero, niba wamaze gufungura MetaMask ukaba wamaze kumayitinga nkuko muri video yabanje nabibasobanuriye kabisa ibintu byose mba nta kintu mba natabahaye hano pe, full package hari amba nazibahaye. Niba uzi neza ko wamaze guclaiminga iyi NFT yabo muri kuyibona ukaba wamaze gufata iyi wallet address yawe ya BNB Smart Chain ukayadinga muri application ya Vigor token, ubu tuvugana ino buto yo gukora withdraw iremewe kabisa, ndetse n'ikimenyi iminyurere kwizo wemerewe kubikura. Murabana ko nemerewe kubikura 49 n'ibice bingahe nkuko murimo murabibona neza cyane. Yes, nibwo buryo rero ubu tujigarutse mu kubikuza. Yes, icyo dukora rero hano no kuvuga ngo duyita dukanda aha kuri withdraw, ndakeka muri kwabona aha kuri withdraw. Ubwo ku muntu wamaze guclaiminga iyi NFT rwose withdraw irakunda kabisa, murabona ko urakanda bigakomeza. Kandi mbere no muri video yanjye mwabonye yuko barakubwira ngo banza uclaiminge iriya NFT. Zira NFT my friend ku itariki zingahe, ku itariki 10 umuntu uzaba utarayiclaiminga nta kintu azigera avugana nabo. Murabona ko baranyereka izo nemerewe kubikura uwo mwanya dore zose ngizo, ndetse ne ya wallet address si ngombwa ngo nirirwe nyishyiramo, bayishyiriramo. Ubwo icyo nkora ndakanda click to receive. Turi kumwe ndakanda kuri click to receive kugira ngo mbikuze coin zanjye zize. Dutegereze gato ya please wait. Murabibona ko babyanditse ubu transaction irabanza ibe successful, ubundi tujyara turaza gusanga coin zacu zagezemo muri MetaMask. Niba wadinzemo za network nkuko bisabwa kwadingwamo, murareba ko coin zamaze kugenda. Murabibona ubu withdraw yamaze kuba successful. Nugaruka n'inyuma murabona ko zazindi kuri available, ubu ni loadinga. Murabona zireta zivamo, reka ndodinge kugira ngo mubibone neza cyane. Urasanga available balance ari 0 kubera yuko nyine namaze kuzikura muri application yabo ya mining, nazishyize kuri wallet yanjye kuri MetaMask. Murumva withdraw irakorwa kabisa, murabona ko zamaze kugenda. Ewana mu munota umwe ziba zagiye rwose, n'umunota nushika. Ubwo icyo nkora ndagaruka muri MetaMask wallet yanjye, ubundi ndebe koko zahageze zira Vigor zanjye. Niba nadinzemo network nago zaba zitagiye, nago bibaho ubwo ziba zimutse n'ubundi kuko wallet address natanze ni imwe. Murabona ko nyine tugarutse muri MetaMask yacu kuri BNB Smart Chain. Hano rero naga ariho turi buzisange, nubwo ariho twifashishije duclaiminga ira NFT, ariko naga ariho turi buzisanga. Ahubwo hano tuzisanga buri wese uraba wamaze kwadingamo network yawe ya Vigor token. Urakanda hari BNB Smart Chain hejuru, ubundi uswitchinge nyine ushyire kuri Vigor Chain nkuko muri kuyibonamo, uyishyiremo coin usanga ziriyo pe, usanga ziriyo kabisa, naga ari ibintu by'inkuru mbarirano. Ewana murabona ko coin zanjye 49 bikuye n'ibice bitandatu, dore ngizi ni ibintu umva withdraw biba successful kabisa nkuko muri kubibona. Ubwo rero ahasigaye nawe kugira ngo nawe ugerageze ukuremo coin zawe wamayininze, zibe 2 zibe 5 zibe zingahe, ewana uzikuremo ubundi uzibikaho muri wallet yawe ya MetaMask. Ubu hano mbagomba kuzazigurisha igihe coin yazaba yagiye ku isoko runaka ahantu twese tuzi, nkahita ngurisha nanjye nkimerera neza. Ndabashimiye. Okay guys, tugarutse muri video yacu ya kabiri tugiye kubikuza noneho Vigor token zacu cyangwa se Vigor network coin zacu. Nuvuga ngo ku muntu wamaze gufungura MetaMask ye ni urugero, niba wamaze gufungura MetaMask ukaba wamaze kumayitinga nkuko muri video yabanje nabibasobanuriye kabisa ibintu byose mba nta kintu mba natabahaye hano pe, full package hari amba nazibahaye. Niba uzi neza ko wamaze guclaiminga iyi NFT yabo muri kuyibona ukaba wamaze gufata iyi wallet address yawe ya BNB Smart Chain ukayadinga muri application ya Vigor token, ubu tuvugana ino buto yo gukora withdraw iremewe kabisa, ndetse n'ikimenyi iminyurere kwizo wemerewe kubikura. Murabana ko nemerewe kubikura 49 n'ibice bingahe nkuko murimo murabibona neza cyane. Yes, nibwo buryo rero ubu tujigarutse mu kubikuza. Yes, icyo dukora rero hano no kuvuga ngo duyita dukanda aha kuri withdraw, ndakeka muri kwabona aha kuri withdraw. Ubwo ku muntu wamaze guclaiminga iyi NFT rwose withdraw irakunda kabisa, murabona ko urakanda bigakomeza. Kandi mbere no muri video yanjye mwabonye yuko barakubwira ngo banza uclaiminge iriya NFT. Zira NFT my friend ku itariki zingahe, ku itariki 10
umuntu uzaba utarayiclaiminga nta kintu azigera avugana nabo. Murabona ko baranyereka izo nemerewe kubikura uwo mwanya dore zose ngizo, ndetse na ya wallet address si ngombwa ngo nirirwe nyishyiramo, bayishyiriramo. Ubwo icyo nkora ndakanda click to receive. Turi kumwe, ndakanda kuri click to receive kugira ngo mbikuze coin zanjye zize. Dutegereze gato ya please wait. Murabibona ko babyanditse, ubu transaction irabanza ibe successful, ubundi tujyara turaza gusanga coin zacu zagezemo muri MetaMask. Niba wadinzemo za network nkuko bisabwa kwadingwamo, murareba ko coin zamaze kugenda. Murabibona ubu withdrawal yamaze kuba successful. Nugaruka n'inyuma murabona ko zazindi kuri available, ubu ni ndodinga. Murabona zireta zivamo, reka ndodinge kugira ngo mubibone neza cyane. Urasanga available balance ari 0 kubera yuko nyine namaze kuzikura muri application yabo ya mining, nazishyize kuri wallet yanjye kuri MetaMask. Murumva withdrawal irakorwa kabisa, murabona ko zamaze kugenda. Mu munota umwe ziba zagiye rwose, n'umunota nushyika. Ubwo icyo nkora ndagaruka muri MetaMask wallet yanjye, ubundi ndebe koko zahageze zira Vigor zanjye. Niba nadinzemo network ntago zaba zitagiye, ntago bibaho. Ubwo ziba zimutse n'ubundi kuko wallet address natanze ni imwe. Murabona ko nyine tugarutse muri MetaMask yacu kuri BNB Smart Chain. Hano rero ntago ariho turi buzisange, nubwo ariho twifashishije duclaiminga ira NFT, ariko ntago ariho turi buzisanga. Ahubwo hano tuzisanga buri wese uraba wamaze kwadingamo network yawe ya Vigor token. Urakanda hari BNB Smart Chain hejuru, ubundi uswitchinge nyine ushyire kuri Vigor Chain nkuko muri kuyibonamo, uyishyiremo. Coin usanga ziriyo pe, usanga ziriyo kabisa, ntago ari ibintu by'inkuru mbarirano. Murabona ko coin zanjye 49 bikuye n'ibice 6 dore ngizi. Ni ibintu umva withdrawal biba successful kabisa nkuko muri kubibona. Ubwo rero ahasigaye nawe kugira ngo nawe ugerageze ukuremo coin zawe wamayininze, zibe 2 zibe 5 zibe zingahe, uzikuremo ubundi uzibikaho muri wallet yawe ya MetaMask. Ubu hano mbagomba kuzazigurisha igihe coin yazaba yagiye ku isoko runaka ahantu twese tuzi, nkahita ngurisha nanjye nkimerera neza. Ndabashimiye.